Yes, reka nongere ngusuhuze wowe ukurikiye WazK aho uri hose ku isi, ndakwifuriza amahoro y'Imana abane nawe. Wowe uri mu bihugu bitandukanye cyangwa se ku migabane itandukanye muri Amerika, Afrika, Aziya, Iburaya. Ninjye na wundi rero ni si papa wirinda kuba ikibazo ku bantu aho kuba ikibazo ku bantu, ahubwo nakemura ibibazo by'abantu. Nkunda amahoro nkanga kuyabura. Nawe ukurikiye WazK aho uri hose ku isi, ndakwifuriza amahoro y'Imana mu buzima bwanjye rero, aho kugira ngo umbuze amahoro ahubwo wowe nakubura. Yes, uyu munsi rero ntago twirirwa twizimba mu magambo tujya mu bintu byinshi cyane. Muribuka umugabo cyangwa se umusore, reka mbivuga uko mu byumva kose, Ishimwe Dieudonné aka Prince Kid, wari ufite umushinga mu biganza bye wa Miss Rwanda, Rwanda Inspiration Backup. Prince Kid ubwo yari yamaze gushinjwa ko icyaha cyo gufata ku ngufu, yaramaze igihe kinini aburanamo, yaje gutoroka igihugu yerekeza mu gihugu kitazwi ariko kera kabaye. Amenyekanye ahantu ari, akaba ari mu maboko y'inzego z'umutekano muri Texas mu gihugu cya Amerika. Aya ni amaboko matagatifu. WazK. Iyi nkuru tuyikesha inyarwanda.com. Urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatangaje ko rwafashe Dieudonné Ishimwe w'imyaka 38 wari uhunze ubutabera bw'u Rwanda kubera icyaha cyo gufata ku ngufu. Akaba yarafatiwe Texas kuwa 3 Werurwe 2025. Ishimwe Dieudonné uzwi mu Rwanda nka Prince Kid yari yarinjiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko aza kurenga ku mategeko y'igihugu. Urwego rushinzwe iperereza mu gihugu cyangwa se muri Amerika, FBI, rwafashije IC mu gikorwa cyo kumufata. Leta y'u Rwanda binyuze mu bushinjacyaha bukuru yari yashyiriyeho Ishimwe Dieudonné impapuro zo kumuta muri yombi ku cyaha cyo gufata ku ngufu kuva kuwa 29 Ukwakira 2024. Josh Johnson, umuyobozi w'agateganyo wa IC mu ishami rishinzwe gukurikirana no kwirukana abinjira mu gihugu mu buryo butemewe, yavuze ko Amerika itazihanganira abanyabyaha bagerageza guhunga ubutabera bahungira mu bindi bihugu. Yongeyeho ko bazakomeza gukorana n'inzego z'umutekano. Kuri ubu Ishimwe Dieudonné alias Prince Kid ubu afungiye muri IC, hategerejwe ko hafatwa icyemezo cyo kuba yagarurwa mu Rwanda. Tujye muri komenti uko abantu bumva iyi nkuru cyangwa se uko babyakiriye. Uyu yitwa Fifati, no comment. Ibyago bigwira abagabo ngo Yesu yaragize ati utarabikoze nakore hasi amutera ibuye niyihangane. Munyaneza ati nta kundi urushyize kera ruhinyuza intwari. Uwimana Judith ati Prince Kid we urambabaje nyine nta kundi. Dolan nawe ati ninde se yafashe ku ngufu? Uyu Dolan niwe wabonana n'amakuru afite, ntago azi iyo byatangiriye. Jacqueline ati Imana imworohereze imufashe abone avoka uri Trefort aho kumwohereza muri uyu muriro wo mu Rwanda.
Mutesi Claudine ati uyu mugabo arazira iki koko, bigeze naho bajya kumukura aho yibereye? Imana niyo murenganuzi, tumushyize mu biganza by'Imana pe. Edward aravuga ati ariko Mana ni ukuri ndumva mugiriye imbabazi pe, cyakora leta izamugirira imbabazi pe, byibuze bamuce ihazabu ihwanye n'ibyaha ashinjwa. Nta cyiza cyo gukora nabi, twese bikwiriye kutubera isomo ukirinda ikibi. Philibert ati kumbe baricecekeye bamushakisha bucece, nge nari nzi ko byarangiye. Starlove Sindayigaya ati ubundi umuntu azira icyo akunda, yakunze abamisi none bamugejejeyo. Rukundo Ngoga Gilbert ati Imana imubabarire kuko niyo ica imanza zitabera. Pazo aravuga ati abasinzi bafatwa batwaye ngaho nabo nibabyine. Ineza Pacifique ati iyo ahungira muri Kongo. Uwineza ati urwishigishiye ararusoma, ubundi se yavaga mu gihugu ajyaye. Gaston Muramutsa nawe ati ubundi se ninde yaba yarafashe ku ngufu? Benjamin Kevo nawe aravuga ati babura gufata abanzi b'igihugu bagafata inzirakarengane. Ndacyayisenga Damura ati muramushakaho iki uyu mugabo ko yabahaye byinshi muramusuzugura? Uwahiriwe Feliciani ati yewe ese yakatiwe ingahe? Real Whiteness aravuga ati yowe ati uyu muhungu wallahi arahiye, ati ndibaza ko iyi nkuru ishimisha bake cyane. Musafiri Pasi ati yowe imboga mbi naho zijya. Sehene ati afite umukoshi nagende bamukorere ko, ashobora kuba uyu nguyu ari umurundi. Eric Nzeyimana ati ubwo se umugore we ari he? Jean Marie Nshimiyimana ati iyo yigira Nyungwe aba yararokotse cyangwa akigira Tanzania kwirobera. Mugiraneza Okero aravuga ati ingaru ziravutse karabaye. Nyirimana aravuga ati yewe umenya nawe yaravukiye kuruha nta kundi naze afungwe birangire. Umutoni Claudette ati yewe agahinda nikica akagozi kiziritse ku muhoro karangira kawuciye. Janvier Tuyizera ati umugabo mbwa aseka imbohe niyihangane, isi tuyikoramo ibyiza ariko ihora iduhanze amaso, niyo byaba rimwe pole kabisa. Uyu nawe ati ubu se naza hazubahirizwa igihano yari yakatiwe cyangwa bazamwongereraho n'ibindi by'uko yaba yaratorotse igihugu akarenga ku mategeko y'ubushinjacyaha? Message ni nyinshi cyane, izi nizo twari tubashije kuba twacishamo ijisho, ariko turagenda tubagezaho n'izindi umunsi ku munsi n'ibindi biganiro. Reka tube ducumbikiye aha, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Aya ni amaboko matagatifu ya WAZK, ninge na undi si papa utegura iki kiganiro kugira ngo kibagereho.